Igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri mwe mwese dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi. Imigabane itandukanye y'isi nk'uko bisanzwe, insanganyamatsiko y'uyu munsi wo ku itariki 21 z'ukwa 12 mwaka wa 2024 iragira iti: ntukabe umupfapfa ahubwo ba umunyabwenge. Ntukabe umupfapfa ahubwo ba umunyabwenge. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimba n'indirimbo ya 335 mu gitabo cyo gushimisha ibice 3 igira iti: umuhanuzi Yesaya yeretswe ibyiza kera. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Haleluya, haleluya. Uyu muhanuzi Yesaya yarabyeretswe, arangira avuga ngo uruwera, uruwera,
ibyo mu isi n'ijuru byuzuye mu ishimwe ryawe, bose baguhimbaze. Nimba uyu muhanuzi yarabyeretswe akabona ibinyabizima biramya Imana biha icyubahiro, we muntu kuki utaha Imana icyubahiro, ahubwo ukarushaho kuyigomera, ukarushaho kugaragaza ko Imana nta kivuze mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi y'ibice 53 umurongo wa 2 kugeza kuri 4. Haravuga ngo umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho, bononekaye bakiraniwe ibyo kwangwa urunuka, ntawukora ibyiza. Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana, bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, ntawukora ibyiza n'umwe. Imana idufashe kandi tugirire neza bene data. Iyo usomye ibi bice ushobora kwibeshya ko aba bapfapfa ko ari abantu batazi ubwenge cyangwa se batize. Oya, bari mu ngeri zose, abize n'abatarize bose babonekamo, n'ibyari babonekamo. Ikibazo kandi gitangaje, uyu mupfapfa kenshi akunda kugaragara akenshi iyo Imana yamuhinduriye ubuzima cyangwa se yamugiriye neza, yamuhinduriye amateka, ikamuha yemwe n'icyubahiro, ikamutunganya, ikamuremera, yamara kumutunganya neza agahindukira ya Mana yamugiriye neza, agatangira kuvuga ko iyo Mana ntayibaho, ndetse nta n'icyo ivuze mu buzima bwe. Ndetse kanongeraho ko yemwe n'abayisenga ko nta n'icyo mu buzima bwabo ntacyo ibamariye, ndetse akabona ko ari abantu bataye umutwe, b'imburamukoro, iyo basenga ari abantu badafite icyo bakora. Nyamara iyo ugereranyije abasenga n'abadasenga, usanga bafite ubuzima bwiza mu buryo bw'umwuka, ari abasenga Imana. Ibi ntiwabitandukanya no kwihakana uwakugabiye. Imana iba yarakugiriye neza, ntiwagombye kuyihakana, ntiwagombye kuyihinduka ngo utangire ukore ibyo wishakiye. Erega Imana yacu ntidukeneraho byinshi, icyo itwifuzaho ni geste de reconnaissance, kuzirikana ibyo idukorera, kandi ntiwemere ko ipfobya. wumva iri kuvugwa nabi ngo uceceke, ugomba kuyihamya mu bandi, nubwo waba utari intyoza. Mu bakomeye n'aboroheje ugomba guhagarara kigabo ugahamya iyo Mana wemeye, ukayivuga mu bandi, mu bayizi n'abatayizi. Mbese n'iryari umuntu aba ayihakanye? Ni igihe cyose yihakanisha gukora imirimo y'umwijima. Nimba warayubahaga ukiri hasi, yamara kuzamura, kukugira neza, ukayitura kuva mu gakiza. Inama hano umuntu yatanga kandi isomo yakuramo ni uko Imana uzamuye urushaho ahubwo kuyegera. Abadakijijwe ntibakwiye kumaramo imbaraga, ahubwo wowe wagombye kuba ari wowe uzibamaramo, ukabahindura bakaba abana b'Imana bagakizwa. Ibyaha ntibikwiye kukurusha imbaraga, ahubwo wowe wagombye kubitegeka. Ntukabe umupfapfa mwene data, ahubwo ube umunyabwenge. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubwira ijambo ridukangurira kuba abanyabwenge kuruta kuba abapfapfa. Ntitwihakane izina ryawe ngo dusuzugure imirimo udukorera, ahubwo turushe kubizirikana. Fasha uyu mwene data wamaze kwibagirwa, waramugiriye neza, yongere amenye ko uri Imana yamuzamuye, yicishe bugufi kuko agikeneye ubutabazi bwawe. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Umucunguzi wacu bisenze, amen. Mwese mbifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo.
Bishop Apollinaire, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda ECCR. Ndabakunda, mukomeze kugubwa neza n'amagambo y'Imana ndetse n'ifunguro ry'umunsi. Amen, amen, amen.